Moscow Theater Siege. Ni operasiyo yakozwe n'abakomando kabuhariwe b'abaspetsnaz ba FSB, ikigo cy'ubutasi cy'abarusiya cyavanywe muri KGB cyangwa KGB yahoze ari y'abasoviete mu gihe cy'intambara y'ubutita. Iyi operasiyo yakozwe mu kwa 10 mu mwaka wa 2002 yarukuye abaturage b'abarusiya bagera kuri 750 bari bafashwe n'ibyihebe by'abanyacecenia mu nzu y'imyidagaduro ya Dobrovoka Theater yo mu mujyi wa Moscow. Iyi operasiyo yakozwe ku mabwiriza ya Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, nawe wahoze ari umutasi w'agatangaza kandi kabuhariwe wa KGB. Iyi channel yitwa Think Again. Kora subscribe tujye tubana buri munsi mu biganiro nk'ibi bicukumbuye. Christian Bizimana yamfashije gutegura ikiganiro. Ngiye kukikugezaho. Nitwa Oscar. Dushime. Nguhaye ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Byose byatangiye ku itariki 23 z'ukwa 10 muri 2002 ubwo abaturage b'abarusiya bagera kuri 912 bitabiraga imikino ya za teatre ndetse n'umuziki nk'uko byari bisanzwe mu nyubako yateguraga iby'imikino ya Dobrovoka. Ariko iki uyu munsi wari utandukaniyeho n'indi minsi yari isanzwe, nuko kuri inshuro mu gihe abaturage bari bibereye mu byabo bashimishwa n'abakinnyi ba teatre n'ababyinnyi baberekaga ibyo babahimbiye, nibwo bagize batya batungurwa n'abantu bagera kuri 40 bari bambaye za maske mu maso yabo, bavuga icyarabu cyinshi kivanze n'ikirimi cyo muri Chechnya, babagezeho kandi babatunguye. Mu murwa mukuru Moscow hari saa 3 z'umugoroba. Abashyitsi batari batumiwe bari bamwe mu barwanyi b'imitwe ya Kisilamu y'abanyacecenia yarwaniraga kwigenga kwa Chechnya ikiyomora ku Burusiya. Ubwo bamwe muri aba baturage b'abarusiya batarimo bumva ibiri kubabaho muri ako kanya babwiwe n'aba barwanyi ko batakigenga, kubwo bagombaga kugendera ku mabwiriza n'amategeko y'abo barwanyi b'abanyacecenia bari bamaze kubashimuta, bitaba ibyo urusasu rukababona. Ubwo mu yandi magambo bari bashimuswe. Ibi byihebe bigifata abantu bugwate byase bitangariza isi yose by'umwihariko ubutegetsi bw'Uburusiya bwari buyobowe na Vladimir Putin ko bakeneye ku Burusiya buha amahoro Chechnya ndetse ukanarekora abasirikare babwo bari muri iyo ntara ya Chechnya. Aya matangazo yarumvikanaga neza cyane mu matwi y'abategetsi b'Uburusiya kuko inzu ibi byihebe byari byashimutiyemo aba bantu yari ku birometero 4 gusa uvuye ku nzu ya Kremlin Perezida w'Uburusiya akoreramo. Byari byaje mu murwa mukuru Moscow, aha hari hafi rwose. Mu buryo buhambaye iki cyari ikimenyetso cy'uko noneho abarwanyi b'abanyacecenia bari bamaze kumaramaza kwereka Uburusiya ndetse n'isi yose ko bari bamaze kurambirwa n'ibitero by'Uburusiya, ko kandi bari biteguye gutanga ikiguzi cyaricyo cyose byabasaba bagangana nabwo kugeza ku munota wa nyuma. Kuko kuza mu murwa mukuru Moscow ugashimuta abarusiya barenga 900 n'ingingo itapfa gukinishwa na buri wese, byongeye ukanabikorera mu maso ya Vladimir Putin, umutegetsi w'ubasha ntagereranwa mu isi kandi uzwiho kuba atavugirwamo. Ariko aha abarwanyi b'abanyacecenia bari bamaze kumuca muri humye bashimuta abaturage be bagera hafi ku 1000. Wari uyoboye ibi byihebe Movsar Balayev yifashishije video yatanzwe mu itangazamakuru n'ibi byihebe yavuze ko batanze icyumweru kimwe gusa Uburusiya bukaba bwavanye ingabo zabwo muri Chechnya, bitaba ibyo imbohe zose zikicwa imwe ku yindi nta numwe basohokanye. Ubutegetsi bw'Uburusiya bwa Vladimir Putin wari ukigera ku butegetsi akaba yarakirimo guhangana no kwemeza abarusiya kari we muyobozi ukwiye kubayobora, yarahuye n'ikizamini gikomeye imbere y'isi yose, kandi nubwo abaturage b'abarusiya bari bataramwemera kari ukwiye kubavugira akanabarinda. Mu buryo butomoye rero kandi bwumvikana neza, Vladimir Putin yarahuye n'ikizamini gikakaye. Gusa kuri inshuro mu isura itandukanye cyane niyo Vladimir Putin asanzwe azwiho yo kwishongora no kuvugana imbaraga. Aha yabaye nk'ucishwa bugufi maze imbere ya za mikoro z'itangazamakuru avuga ko nawe rwose ari gukora ibishoboka byose n'intambara yo muri Chechnya ihagarare. Ariko ibi Perezida Putin yabikoze ngagaragariza imiryango y'abari bamaze gushimutirwa abantu kari kumwe nayo kandi kari gutekereza ku bantu babo, kuko igitutu cy'abamusabaga gukora ibyihebe bimusaba cyari kimaze kuba cyinshi. Gusa hashize umwanya ibyihebe bikimara gufata aba bantu bugwate byafunguye abantu bagera ku 150 bari biganjemo abana bato, abagore batwite, abayisilamu ndetse na bamwe mu banyamahanga, abandi barusiya birabagumana. Bwarakeye tariki 24 z'ukwa 10 ubwo hari akiri ku munsi wa kabiri ibyiye bishimusa abaturage, uwitwa Mikhail Gorbachev
wahoze ari umuyobozi w'ibihugu byishyize hamwe by'abasoviyete, yahise atangaza ko yiyemeje kumuhuza hagati ya leta y'Uburusiya n'ibi byihebe. Gusa ariko Vladimir Putin, umutasi w'igihe kirekire wa KGB, yarakifitemo cya kivugo cya kera cya KGB cyuko nta kugirana imishyikirano n'ikihebe, kahubwo gihatiriza mu buryo bwose kikava ku izima kandi ugatahukana intsinzi. Kuri we ntabwo kugirana imishyikirano n'ibyihebe byarimo. Ibyo Perezida Putin yarabyanze. Bukeye bwaho tariki 25 z'ukwa 10, ubwo wari umunsi wa gatatu habaye ishimutwa, mu nama y'ibanga yahuje Perezida Putin n'umuyobozi w'ikigo cy'ubutasi cya FSB Nikolai Patrushev, leta yahise isaba ibyihebe kurekura abantu bose byari byafashe, ndetse banabisezeranya kutagira icyo babitwara mu gihe byaba bibarekuye, ndetse byanabwiye ko birekuye abo bantu byanahabwa amahirwe yo gusohoka bigashaka ahandi hantu bijya niyo haba ari mu bihugu byo mu mahanga. Gusa ariko ibi byose byihebe nta na kimwe byashaka kumvamo uretse icyo byari byasabye ngo byagombaga kubahirizwa. Ibyo rero byo kwinginga byuzuyemo za diplomasi nyinshi byageze aho birambira Perezida Putin, ubusanzwe uzwiho kugira ibikorwa byinshi kuruta amagambo, kuko nawe kenshi yiyumvamo ko ari ryo tandukaniro rikomeye rimutandukanya n'abakapitaliste b'abanyamerika n'inshuti zabo, we yita ko bahorana amagambo menshi atagira ibikorwa. Rero byihuse nta guca ku ruhande no gutegereza, Perezida Putin yise amabwiriza abayobozi b'ikigo cya FSB yo kwegeranya amatsinda yabo kabuhariwe ya Alpha na Vimpel, bari kumwe na Special Force y'Abarusiya y'Abaspetsnaz, bakitegura gukora operasiyo y'akataraboneka, bakabohora abaturage bari bashimuswe, kandi bigakorwa ku ngufu no mu buryo bwa gisirikare, bagakiza abo baturage kandi ibyihebe byose bikicwa, kuko kwinginga no kugerageza kumvikana n'ibyo byihebe byari byananiranye. Putin rero nta zindi mbaraga yari afite zo gutakaza aganira n'ibyihebe byashimusa abaturage be. Igikorwa cyo kubohora abantu cyapanzwe gukorwa ku itariki 26 z'ukwa 10 muri 2002 mu rukerera, ubwo hari hashize hafi iminsi ine yose ibyihe bishimusa abaturage. Mu itegurwa ry'iyo operasiyo, ku bushake igisirikare cy'Uburusiya cyarekuye amakuru avuga ko operasiyo ishobora gukorwa mu masaha 3 za mu gitondo. Ibyihe bicyamenya byarashe amasasu menshi mu gisa no kwigaragambya, ariko bigeraho birabihagarika. Muri ako kanya ko gutuza rero no gusa naho ibyihe byari bihuze birimo gushaka inzira yo kwitegura guhangana n'ingabo z'Abarusiya, nibwo muri urwo rukerera rwo kuwa gatandatu tariki 26 z'ukwa 10 ku isaha ya saa 11 ku masaha y'i Moscow, amatsinda ya FSB ariyo Vimpel na Alpha ari kumwe n'abasore kabuhariwe b'Abaspetsnaz baherekejwe n'ingabo z'Uburusiya bagabye igitero kuri ya nyubako ya Dubrovka yari yashimutiyemo abaturage b'Abarusiya. Abasirikare b'Uburusiya mu kwihuta kwinshi babomoye imiryango y'inzu, maze abakomando binjira bagiye guhangana n'ibyihebe byagiraga kuri 40. Byari byitwaje za grenade 100 n'imbunda za Kalashnikov 18, ndetse binafite imbunda za pistole zigera kuri 20, ndetse n'ibiturika byinshi byageraga ku 100. Byarimo n'ibisasu karahabutaka bitatu byaturitswa bigasenya mu muvuduko uri hejuru aho byabiturikirijwe, ku buryo ibi byihebe byibeshya bigaturitsa inzu yose ari guhita ijya hasi mu kanya nk'ako guhumbya. Abakomando b'Abaspetsnaz binjire hose hashoboka, aho bamwe baciye mu gisenge cy'inyubako bamanukira ku migozi yabo barasa, abandi baca muri za basement hasi, abandi bakomando noneho binjire mu muryango usanzwe w'inyubako. Amatsinda y'abakomando yari yasigaye hanze, nayo yahise yohereza imyuka y'ibinyabutabire byihariye chemical gas mu nyubako. Ibi byihebe by'Abanyacecenia mu gutungurwa kwinshi byahise bihura n'imyuka bitari byiteguye, ari nako biraswana ba mudahusha b'Abaspetsnaz bize neza kudahusha bya nyabyo, barasaba gahamya mu cyico. Ibi byihebe byatangiye kuzongwa n'imyuka, ndetse bimwe muri byo bitangira guta ubwenge, ku buryo n'ibyagerageje guhunga ariko bikagwa ku ngazi byananiwe kuhivana, maze bikarasirwa aho ngaho byaguye. Muri iyo operasiyo, Vladimir Putin n'abasirikare bose b'Abarusiya bashakaga kwishyuza ikiguzi cyose gishoboka ibi byihebe kubera gutinyuka kwabyo kwinjira muri Moscow. Muri uwo mwanya rero, mu rufaya rw'amasasa anyuranyuranamo ku muvuduko udasanzwe, humvikana n'urusaku rw'abapfa n'abakomereka. Mu minota 30 yonyine icyumba cyari cyarashimutiyemo aba baturage cyari kimaze kubohorwa, naho ibyihebe byari bibarinze byose byari byamaze kwicwa. Ndetse ubwo mu yindi minota 30 yakurikiyeho, abakomando b'Abaspetsnaz bakomeje guhiga mu bindi bice by'inyubako aho ibyihebe byihishe, maze ibi byihebe byose byari byaje muri iyo operasiyo mu gucanganyikirwa kwinshi kubera imyuka y'ibinyabutabire ndetse n'amasasu yirukaga nk'umurabyo y'Abaspetsnaz. Byose byararashwe, maze kimwe ku kindi byose bigaho ngaho birapfa.
nta kihebe na kimwe cyabashije kwivana aho ngaho. Mu isaha imwe operasiyo yakozwe n'abasore bo mu matsinda kabuhariwe y'abaspetsnaz yari yowe na Vladimir Polonichev wari umuyobozi w'ikigo cy'ubutasi cya FSB wungirije. Bari bashoje akazi kabo, ibyihebe byishwe, abaturage bagera kuri 644 bamaze kubohozwa. Ariko nanone nubwo abaturage bari bamaze kubohozwa, bose bari bafite ibibazo, bari batewe n'imyuka mibi yari yoherejwe mu nyubako mu gihe cya operasiyo yo kubabohoza. Kuva saa moya za mu gitondo kuri iyo tariki ya 26 z'ukwa 10, inzego z'ubutasi zifatanije n'igisirikare cy'Uburusiya batangiye gutwara bari bakiri bazima bagihumeka babajyana kwa muganga kugira ngo bitabweho. Ariko ubwo mu gihe operasiyo yari irimo ikorwa, hari abaturage bapfuye, ku buryo nyuma byaje gutangazwa ko abapfuye bose bageraga ku 130, harimo abagera kuri 67 bapfuye mu gihe operasiyo yakorwaga barasana, n'abandi 63 bivugwa ko bapfuye nyuma kubera ingaruka bakuye muri iyo myuka yatewe mu nyubako bari bashimutiwemo bikozwe n'ubutegetsi bw'Uburusiya. Ariko nanone nubwo abo bapfuye, abagera kuri 750 barabohowe, harimo abarenga 600 bavanywe mu nyubako n'abakomando b'abaspetsnaz. Mu Burusiya n'isi yose muri rusange, kuva kuri Perezida Vladimir Putin ubwe, bakomeye amashyi abasore b'abakomando b'abaspetsnaz bari bamaze gukora operasiyo ihambaye cyane, ku buryo nyuma yayo Vladimir Putin yanahaye umudari w'ishimwe Vladimir Polonichev wayoboye iyo operasiyo ikomeye nk'iyi ngiyi. Ariko nk'uko mubizi, ngo ntabyera ngo de, kuko nubwo iyo operasiyo yabaye ndetse isi yose igakurira ingofero Special Force y'Abarusiya, ariko yanajemo agatotsi kuko amakuru menshi yamije ko abaturage 130 bapfuye, bose batishwe n'amasasu, ngahubwo umubare munini wishwe n'imyuka y'ibinyabutabire yoherejwe mu nyubako mu gihe operasiyo yari itangiye gukorwa. Nk'uko byanditswe kenshi muri za raporo zakomeje guhakanwa na leta y'Uburusiya, byavuzwe ko muri 130 bapfuye, abagera kuri 67 aribo bapfuye mu gihe operasiyo yakorwaga, n'abandi 63 bivuga ko bapfuye nyuma kubera ingaruka bavanye muri iyi myuka yatewe mu nyubako, ndetse ngo n'abaguye imbere mu nyubako ngo siko bose bishwe n'amasasu, ngahubwo hari abapfuye bazize guhumeka imyuka, maze bananirwa guhumeka baragagara bashiramo umwuka barapfa. Ariko abategetsi b'Uburusiya uhereye kuri Perezida Vladimir Putin ibi barabihakanye. Ubwe yavuze ko gaze yoherejwe mu nyubako itakwica abantu, ariko kugeza n'ubu izina ry'iyo myuka yakoreshejwe yakomeje kugirwa ibanga. Ntawe uyizi, ku buryo kugeza n'uyu munsi hari abantu ku giti cyabo ndetse n'imiryango itandukanye iharanira ko ababuze ababo muri iyo operasiyo bahabwa ubutabera, kuko leta yagize uruhare runini mu rupfu rw'abantu babo, ndetse imiryango y'ababuze ababo yanatanze ikirego mu mwaka wa 2011. Ni ikirego cyagejejwe mu rukiko rw'Uburayi rukurikirana uburenganzira bwa muntu ruri ahitwa Strasbourg mu Bufaransa. Urukiko rwemeje ko imiryango igomba kwishyurwa indishyi y'akababaro na leta y'Uburusiya ya za miliyoni z'amayero, ngo kubera ko itateguye neza mu buryo bunoze operasiyo yo gutabara aba bantu. Ariko nanone ukibaza uti, ese uburyo bunoze bwakoreshwa mu kujya guhangana n'abantu b'ibyihebe banafite imbunda bwo bwabo buhe? Benshi bati aba bacira urubanza nabo ni abanyamategeko bahora n'impapuro n'amategeko mu mutwe, bambaye n'amakanzu bahora biyambariye mu byumba by'urukiko. Bati ntabwo bazi iki imbunda n'urusaku rw'amasasu bivuze imbere y'ushaka kubarasa, ngo kuko aho ngaho nta mategeko akurikizwa. Ngayo nguko rero ngibyo ibyo operasiyo, gusa ibyavugwa byose kuba barishwe n'imyuka ihumanya cyangwa ntabo, ikizwi neza nuko iyi operasiyo yageze ku ntego, igatabara benshi bashoboka, kandi igakorwa mu ishusho y'ama operasiyo agaragazwa nk'ayo muri za filime zakorewe mu ruganda rwa Hollywood, ku buryo hari n'abashyiri operasiyo ku mwanya wa kabiri inyuma ya operasiyo Thunderbolt cyangwa se operasiyo Entebbe y'abakomando ba Sayalet Matkal b'igisirikare cya Israel Defense Force IDF, ubwo babohozaga abantu babo bari mu maboko y'ibyihebe by'abanyapalestine muri operasiyo z'ibihe byose zakora mu buhanga budasanzwe.